Daniyeli igice cya gatatu. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama, n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho baraza, bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangura ati, yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka, ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi, muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko abantu b'amoko yose bumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi, baramye icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda. Babwira umwami Nebukadinezari bati, nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo Saduraka na Meshake na Abedenego, batakwitayeho nyagasani. Nibakorera imana zawe kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Nuko Nebukadinezari arakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemerera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese imana irubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyingeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiriye kwaka 7. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshake na Abedenego birabica. Nuko abo bagabo batatu Saduraka na Meshake na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye.
ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'Umwana w'Imana. Nebukadinezari yigera ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwa bagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego baherako bava mu muriro. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka, kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize, umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Jyewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye, bantu mwese bo mu moko yose y'indimi zitari zimwe bari mu isi yose, amahoro agwire muri mwe. Nishimiye kwerura ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankoreye. Erega ibimenyetso byayo ni byinshi, ibitangaza byayo birakomeye. Ubwami bwayo nibwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi.